kubera kurwara igihe kirekire abantu nyine bameze nk'abibagiwe ko nkibaho, kuba mu nzu nkaryama nta muntu tuvugana, nkavugana n'umugabo ari uko atashye, abana bazi ko bapfuye se abantu? Abantu benshi bamwe bazi ko napfuye, banze umunsi nagiye hanze nabo bizana batungura. Hari igihe bambitse cyane naguye mu ibagiro napfiriye. Barakubitse nk'uwapfuye se kandi utapfuye? Narapfuye, baranapfunye n'amafoto ndayagira, banjyanye muri moruge byose. Nibura n'Imana reka nipfire, kuko ukomeza kuribwa n'umubiri, ruriya rushinge nitera kandi ugura amafaranga 580. Abana bava mu ishuri ngo turi kugira ngo turekipere amafaranga twabatangiraga biranga. Aho bigereye aha rero Imana yumvaga gusenga, ishatse areka nkapfa, kuko kunkiza byumbana ntabyo. Ibyo byose ni inshinge. Ntabwo ukurya? ibintu byo mu nda. Gusa umwitaho neza? Umufasha iki? iyo yabuzemo imiti mama ga papa akayitwohereza. Akayiboherereza? Ntabwo nigeze ngana gutya, narabyimbaga ndagenda ngera ku 104. Natangiye nta bintu byo kuva birimo. Uyu munsi Kotex nyikoresha iminsi 2 yonyine. Yego. Kamugurire nka zingahe byibura zagufasha muri iyi minsi? Nduragura inshinge zigufasha muri iyi minsi 2 mu gihe ukiri hano. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ko nibyo biryo byawe nyine nirwo rutuma utuza byibura. Ako se kagufasha iki? Kagabanya uburibwe, nabasha kubona umwanya mvuga cyangwa yagamye. Gatuma akanya utari kuribwa. Kwitera urushinge ko bayazi bakwitera. Nta binini bikoresha se? Byarapfutse, ntabwo na bumwe busigaye. Kubera imiti? Ariko nabyo byashoboka wenda ko ari kubera imiti, ko nacyo narakirwaye. Noneho indi miti myinshi igabanya uburibwe. Ndi kukubwira imiti myinshi igabanya uburibwe nyigira aho harereje. Noneho ikindi inazirana n'igifu, ku muntu urwaye igifu ntabwo bikunda. Rero umuti upfa kunshobora ni uyu nguyu w'urushinge bawita Petidine. Witera he? Shano se ko wuzuye nitera aho mbonye. Uteye inshinge wazimira? Urabona ubwoko ukuntu yabaye kubera kuyateraho. Kubera ko warateraho inshinge? Imyaka 2 irashize. Laboratoire. Hajeho ibishyundo. Ibyo byose ni inshinge? Ntabwo ukurya? Niwo gushyiriraho agatamba. Yarabimenye bwe. Azi no kuntera iyo narembye bya bindi ntashobora kwitera. Arantera. Ubwo gutya biramara akanya kangana iki wenda utabonye kuribwa? Ntabwo bijya birenze 30 cyangwa 40. Ubwo tujeho gato gategereza ko byabaho. Ariko nta kibazo maze kumenyera ndavuga.
umwana hanjye niwe ukurwaje nta wundi muntu papa we yakundaga kuba turi kumwe tukazana nyine akamfasha, ariko kubera ibibazo maze igihe kirekire, maze imyaka igera muri 2 nafashwe muri 2020. noneho rero bigeraho ubushobozi burarangira, kubona amatike yacu twembi bikaba ikibazo. uyu rero impamvu mugendana ntabwo bamwishyuza, impamvu ari we tugendana, ntabwo imodoka ari bamwishyuza, aracyari mutoya. ni ukuryama gusa ntabwo ushaka kwegama? kereka mbaye ikintu negama kimfasha, ndetse ko mfite n'ikibazo cy'umugongo. uba wiryamiye gutyo nyine? mba ndyamye gutya, mba ndi kuva. nta kibazo. rero wenda duhere ku ntangiriro z'uburwayi bwawe kugira ngo tubashe kumenya warwaye ute, wafashwe gute. ariko wenda tutaragera kuri ibyo, reka mbwira abantu ko uyu mubyeyi yarampamagaye ambwira ikibazo afite, yambwira ko yifuza ko naza kumusura kugira ngo muganirize. hari icyo twita ubuvugizi cyangwa kuganiriza umuntu hagira ikiboneka wenda n'ubufasha akabasha kwivuza. numvise ikibazo afite, ambwira ahantu aba Shyorongi, hejuru Shyorongi, ahantu bita ku Bigega, niho bamucumbikiye. twakoze urwo rugendo tujya kumureba, wenda turaza kubereka aho twagiye tunyura, urugendo rutoroshye tujya kumureba, dusanga koko nk'uko yabimbwiye ari kumwe n'akana ke ahantu bamucumbikiye, niko kamufasha kwitera izo nshinge zigabanya ububabare. ariko wenda reka tumuhe umwanya, wenda nubwo afite umwuka mushya ariko arihangana dusobanure kugira ngo twumve ikibazo afite ndetse n'aho cyaturutse. reka atubwire amazina ye, hanyuma dutangira tubwira n'uburwayi bw'ahantu bwaturutse. tubwira amazina yawe. Murakoze. nitwa Nyiraneza Julienne, ndi hano Shyorongi, niho nari maze igihe ncumbitse, maze nk'ibyumweru bijya kuba 2. nari naje nje kwivuza, hari ikizamini bari banyandikiye nagombaga gutanga, aricyo nje gukoresha. mageze mbura ubushobozi, ni ngombwa ko nyine nza kuguma aha ngaha. none se wenda birumvikana ko warwaye, tubwire waje hano ryari? n'umuntu ugucumbikiye waje hano ryari? wageze inaha ryari? nageze harya none tuzenga 27. nageze ari kuri 19. nibwo waje inaha? nibwo naje hano, ariko nari maze iminsi ngiye gukoresha ikizamini bari bansabye gukoresha, kirimo ntahari ndagifite. aha ni kwandi waje uhazi se cyangwa? uyu mumama niwe ukunda kuncumbikira wa hano, ni umushuti wanjye, twiganye muri tronkome ahantu bitaga kuri Saint Martin, tunakorana ingando za farisha, turazinanye. nyine niwe ukunda kuncumbikira buri gihe uko mba ndi n'aha ngaha n'unyitaho. ujya kuza hano waje inanga uje kwivuza nyine uje kwivuza iki? naje gutanga ikizamini. wari ufite icyo kibazo? ngo nagize ikibazo cyo kubyimbagana, baza gutekereza ko ashobora kuba, ni ukuvuga ngo mbere yo kubyimbagana nararwaye bishoboka, ndabagwa kuva 2020 kugera ubu ngubu, bambaza inshuro zigera muri 7. bakubagaga iki? bambagaga mu nda, bakeka ko harimo iki? nta kintu bike? mfite n'amafoto, bambagaga nagize ibibazo by'amara akaboraho, noneho bakayakata, hari ikibazo bakayakata, nza kugira ikibazo cya apandise, nayo iza kubora, nayo bayikuramo. apandise ni iki? ishyira, icyo bita ishyira, inyama y'ishyira imwe yo mu nda ijyamo utuntu tw'utubuye abantu bagira, bayikuramo. kuyikuramo nta ngaruka ziri ku mubiri wawe cyangwa se?
Imana yararemye ikayiteganya, bayikuramo ari ukubura ikindi kintu cyo gukora, bayikuramo nyine kuko yagize ikibazo cy'uburwayi, nta kindi bakora. ariko nta ngaruka igutera nyuma yo kuvamo? Ntabwo nzi niba ariyo yanteye ingaruka ko mporana uburibwe, nkahora ndi kuva, nkahora umugongo uhora undya, uretse ko na mbere batarayikuramo n'ubundi nicyo cyatumaga bambaga, nahoraga ndibwa. Hanyuma uje kwivuza, umutware wawe ari he ko wambwiye ko ufite umugabo? Ari mu rugo. Kuki mutari kumwe hano? Twabonye tutabona amatike, uvuga ngo ngiye muturuka he? turuka Cyangugu Nyamasheke. Nkifatwa twabonaga ari ibintu nyine akamerekeza, twabona ari ibintu bizarangira. Faisal bambagiye 2, Sashika nabo bambagiye 2, ku bitaro by'iwacu bambagiye 3. Nta kintu babona rwose. Akuramo bagenda bakuramo, bigiramo hano muri telefone ibintu bagenda bakuramo. Wenda nimuza gushaka amafoto ndibaze kuyabereka. Noneho rero agira ngo ni ibintu bizarangira vuba. Umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uyu twinjiyemo asa nk'ari umwaka wa 3 tugiye gutangira, kuko nafashwe mu kwa 11 mu kwa 2020. Amafaranga aza kudushirana pe, arashira burundu, n'inzu tubamo turagurisha ibintu byose, mera nk'ibirangiye mu rugo, abana bamwe bava mu ishuri. Bigezeho turavuga ati rero nta kuntu wajya usubira za Kigali, ubwo Sashika bakubwiye ko nta batakigushoboye, ugomba kujya Faisal, ntabwo wajya ugendayo wenyine, amatike yacu twembi ntabwo yajya aboneka, reka jya ujyana n'uyu mwana, uyu mukobwa, aka kana gato kanjye, ntabwo ku modoka hari bakishyuza, ariko mujyana kaguherekeza, kabasha kukurwaza se kakagufasha. Umwana bite? Makuru uri kurwaza mama? Mama arwaye iki? Mama arwaye iki? Arwaye ibintu byo mu nda. Gusa umwitaho neza? Umufasha iki? Umufasha iki? Iyo yabuzemo imiti, mama ga papa akayitwohereza. Akayiboherereza. Niwe urwaje mama wawe? Azi ubwenge uno mwana? Twamukuye mu ishuri kagama muri garidiyene. Ubu ntabwo akiga? Kubera guhora tugendana ntabwo yiga, kuko 2020 guhera na 22 guhera mu kwa mbere ntabwo yigeze asubira mu ishuri. Mufite abana bangahe? Dufite abana 3. Nabo ntabwo bakiga se? Imfura niyo yiga n'umukurikiye, ubu twahise twabajyanye muri leta nyine aho biga batishyura. Ubu ngubu rero uri hano n'umwana wawe, birumvikana umugabo wari mu rugo we agerageze kugufasha iki, wenda ko muri hano n'umwana we, aho abari gukora iki kugira ngo agerageze kugufasha? Kuvuga ngo asigara ashakisha nyine imibereho yatunga abana basigaranye mu rugo. Noneho rero nanjye uko ndi hano ari ibintu nkenera, ntabwo umuntu yaba agucumbikiye ngo ujye kumubwira ngo nshaka n'ibi. Noneho cyane ko kurya ntabwo mpfa kurya ibintu ibyo ari byo byose kubera kurwara amara, no kubona nabyimbye gutya ntabwo ari ukubyibuha. Nanjye nabibonye ngira ngo ni ukubyibuha nyine, umubiri ufite nyine urabyibushye cyane. Ntabwo ari ukubyibuha, ahubwo narwaye ibintu byo bita bwakibyimbisha. Ntabwo ariko wanganaga mbere? Oya, ntabwo wigeze ubyibuha ngo ntabwo nigeze ngana gutya. Narabyimbaga ndagenda ngera ku 104. Bashaka ikintu cyaba kiri kubitera, ari nabwo bantumye icyo kizamini nagombaga gukoresha, bari kuvuga ngo nibyo bita ngo ni syndrome ya Cushing. Uwo mubiri ufite ntabwo ari uwawe? Biza kurangira bavumbuye ko ashobora kuba ari bwaki, kuko ikintu cyose ndiye na minota 5 icamo nakitumye, nta digestive ibaho, mbega nta gogora ribaho mu mubiri wanjye. Banga uko nkiriye mu kanwa, digestive irangirira mu kanwa, ahita njya kukituma uko nguko. Baza kuvuga ati ntabwo umuntu yaba arya ikintu ngo ahita agenda akitume, aba atari bwaki yagize. Banshyira kuri ibyo bita rutufu, ndabifite nabyo
na F75 by'abantu barwaye bwaki. ni ibinini se Wapi ni ibiryo ibiryo nka bimwe baha abana urabirya? Yego, noneho iyo ngitangira kubirya nibwo natangiye kugabanuka ibiro, mpita mbibona ko ashobora kuba ari bwaki nyine yaziyemo. Wenda reka tugaruke inyuma gato mu kwivuza kwawe inaha byo byagenze bite? Kwavuze ko waje kwivuza, byagenze bite? Wavuyeyo nturajyayo? Nagiyeyo banca amafaranga, numvaga uko bisa kose ibizamini nsanzwe ntanga, nakoze ibizamini bya MRI hari bya scanner, numvaga bitarenze amafaranga 10,000 pe, nkurikije ko cyari ikizamini cyo mu maraso. Mageze nsanga nta bwishingizi bumwe bakorana nacyo kuri icyo kizamini, ni clinique bandangiye hora mu mujyi ukuntu yitwa. Noneho rero barambwira ngo nuko ukishyurira 100%, banci 300 kugira ngo bakubage nkorera icyo kizami, kugira ngo bakugure ikizami cyonyine. Yego, mbona ntaho nayakora nyine, niko guhita nzandyama hano. Ubwo kugukorera ikizami se bari no barebe niba ari bwaki cyangwa ari iyo syndrome ya Cushing, abaganga bari gutekereza. Ubyo gusa bakaguca 300 bagombaga gufata. Nko kuza kuburyamye hano. Kugenda se nabonye kuko wavuze ngo ntago wakeguka ubwara umugongo, kugenda kwawe byo ujya ako kwa muganga uhagera gute? Ko mbona fashe runo rushinge, nshobora kuba nakicara mu modoka gutya nkagenda. Wakicara nk'ubu wajya mu modoka ukicara? Nkicara mbona iyo utarawufata. Nararufata ntabwo bishoboka. Ubwo n'umugongo woroshye nta wakegama? Ubu uri gutigita gutya kubera ibinya byinshi banza. Ubu wambwiye ngo ni ikibazo, wenda icyo kibazo cy'amafaranga 300 nibyo birumvikana, ariko warambwiye ngo n'umugabo yabuze amafaranga y'itike igukura hano ukagenda. Ni ikibazo cy'amafaranga y'itike agucyura, ni ikibazo cyangwa impamvu kiri hano nuko ukigerageza ngo urebe yuko wabona ubwo bushobozi bwo kuba wagenda akakusuzuma? Ubushobozi ntaho bwava. N'umugabo naramuvugishije arambwira ati rwose ntako tutagize, ubushobozi aho bushoboka bwose twarabukoresheje, byaranze. Niba rero ari amafaranga baguciye nta hantu yapfa, shaka ukuntu ni ugutaha ukazina. No hari ahantu yari yiteze bashoboraga kumuha amafaranga, biza kurangira ntayo bamuhaye. Ubwo yari yambwiye ko nivuza, namara kwivuza bamuhaye amafaranga akanyereza itike inyura nyine ngataha. Kugera kuri sana baramwishyura. Ubwo umwanzuro mwari mwafashe ni wo gutaha ukajya mu rugo, hanyuma bikagenda bite nyuma yo gutaha kandi uvuye ahantu hakivurije? Ni ugutaha ukaryama mu rugo se ugategereza? Ryama mu rugo, ni ukugenda ngataha ngaryama mu rugo. Nyine mbese ni ukwihebuka, nyine ukavuga ati kanjye gupfire mu rugo nyine ntabwo. Ubundi aho bigeze, iyo biba byashobokaga nibura n'Imana reka nipfire, kuko ukomeza kuribwa n'umubiri. Ruriya rushinge nitera kandi ugura amafaranga 580. Uriya muti nitera, noneho washyiraho sirenge nkoresha nkayigura amafaranga 100. Agapamba, agasipradara, numva ipamba naryo ngura 100 cyangwa irya deza. Uko ndi kuribwa babisaba ngo mbe ndufite ruraho hafi, kandi amafaranga yararangiye. Nta mafaranga ngifite gusa ndi mu rugo, hari nk'igihe nk'umuntu azasanga ukuntu ndi kurira akambaza, akamubwira, akambwira ati reka nkugurire 2. Akaba ari ubwo buzima mbamo. Ko ubuzima bumaze kurangira, abantu baradufashije bishoboka pe. Abaturanyi baragemuye, abantu bakoze iyo bwabaga biranga, dusohoka mu nzu twabagamo yacu turayitanga biranga. Murayigurisha? Yego. Abana bava mu ishuri ngo turi kugira ngo turekipere amafaranga twabatangiraga biranga. Aho bigereye rero Imana yumvaga gusenga, ishatse areka nkapfa, kuko kunkiza byo mbona ntabyo. Ugereranyije amafaranga umaze gukoresha wivuza
yaba ari yaba angana iki? Temeze kiriya gikapu ntabwo wayabara ngo uyashobore, ntabwo wayabara ngo uyashobore. Izi zose ni fagitire zuzuyemo hano. Ayo mavuriro yose nivurijeho, amafaranga bagiye banca, izi zose ni fagitire nivurijeho. Izi nizo muri Faisal, izi ni za Medihire. Byinshi uko umubiri ukurya ugenda uzenguruka. Izi zirimo hano ni iza Faisal, ayo mafaranga yose ni ibizamini byo mu nda nakoresheje. Bakaburamo ikintu? Ntoya, harimo ibibazo nabyo byatumaga bambaga. Izi ni iza CHUK, izi ni izo ku bitaro by'iwacu. Ni byinshi pe. Kuko umbwira ayo mafaranga niyo waba ufite. Izi ni fagitire gusa. Iyi ni iya Wiwo, iyi ni fagitire yo kuri Wiwo hariya muri Piyaje. Izo ni fagitire gusa, nta transfert irimo, nta n'ibisubizo bindi by'ibizami birimo, ni amafagitire gusa y'amafaranga. Inzu mwabagamo mwarayigurishije mujya gukodesha. Izi zose ni fagitire gusa, nta kindi kintu kirimo. Ubuzima bwawe busigaye ku nyine ntegereje urupfu rwonyine, kuko ubushobozi bwo sinakubwira ngo nzavurwa nkire. Natangiye nta bintu byo kuva birimo. Uyu munsi kotegisi nyikoresha iminsi 2 yonyine. Yego, n'igihe byanga. Byo biterwa n'iki se? Ntabwo mbizi. Hari n'igihe byanga agakoresha pampa, nta n'indi guhagarara ukagira ngo ni uruzi. Ibintu bijyanye n'izo nshinge wenda ruramutse rugushizemo nta rundi ufite, byagenda gute? Nubwo kumva uroroherwa ukitera urundi, witera urundi, uramutse urubuze ukaba nka uri hano nta rushinge usigaranye? Ntabwo byashoboka, napfa. Nk'ejo bundi umupapa hano agiye kuzireba nijoro, yavuye hano mu masaha ajya Nyabugogo. Yavuye hano ajya Nyabugogo kureba inshinge? Uzigurira yese hano hafi ko nabonye farumasi hari no kujya Nyabugogo. Mu masantere do sante ntazibamo, mu bitaro ni hamwe na hamwe hano ziba, nabwo ntabwo bazi gutaha ivurije, rero tuzigura prive. Ubwo bisaba kubona guhorana urushinge urufite hano imbere yawe? Yego. Bitera zingahe ku munsi? Ni nk'eshanu. Amafaranga y'ikizami baguciye angahe? Banciye 300 kugira ngo bagukorere ikizami? Kugira ngo bankorere icyo kizami. Ayo 300 niyo yabuze ku buryo wafashe umwanzuro wo kujya kuryama mu rugo ugapfirayo wenda niko nabyita? Nuko nguko, kuko n'ubundi niyo nayabona urumva ubwo byasaba kugaruka inaha ngaha, amatike nayakurahe? Kuzi naha bihagara amatike? Nereka ibisubizo muganga. Bisaba amatike angahe kugaruka inaha wenda bayabonetse? Kugaruka inaha ngaha kuvuga ngo ntegesha 4,300 mvuye iwacu, na 800 ya moto mvana kuri leta aho imodoka yari ingeze. Urumva ubwo ni 5,000 bigera muri 5 n'andi. Arere turumva ni 10. Nk'ubu rero mba ndi kumwe n'umwana mu nzira, umva ntabwo wagendana n'umwana ngo mu nzira nibahagarara ubura ikintu umugurira. Bisaba kumugurira akantu. Byari byakubaho urwo rushinge ukarubura wenda ngo tubwire uko wumva umeze iyo utarubona kandi ushaka kurwitera cyangwa uri kuri gato?
iyo amafaranga yabuze ndarubura nyine nkarira, ntawe usinzira, ni ukurara ndira nzenguruka nshimagura ibitanda mbihondagura. uburibwa hehe cyane cyane? Mu nda na mwene mo hano mu muhogo, anoza inzira yose ya digestive nta mahoro iba ifite. ubwo amahoro yawe no gutuza ni urushinge? Urushinge rurakumaramo iminota ingahe? ntabwo rujya rurenza iminota 40. ubu 40 nishira rutarugushiramo? Bitarurangira rwose, ukongera ukaribwa? ntangira ngatangira uburibwe bushyashya. ubu se wabasha kugera hanze? Iyo maze kurwitera gutya najyayo. turagira ngo tukugoreho gake wenda, kuko turebe ko nyine wenda hari n'icyo rwagufashije, use n'ubyuka usindagire ujye no ku kazuba. ntabwo byakunda? Byavamo pe, sinzi niba byavamo. Hanze kujya wenda ni nk'andi tuwarete bitari hafi yawe bigoranye. ugera muri tuwarete cyane? njya muri tuwarete cyane kuko ikintu cyose ndiye mpita nkiza. mu bintu byo kurya se ugerageza kurya iki wumva ushoboye? Kurya ni ukurya ibintu byoroheje nyine, kurya ibintu byoroshye, igikoma, karungi, potaje, ibirayi na dodo. nabyo ntibigutinda mu nda? Reka muri make nta kintu kigutunze wavuga gitunze umubiri wawe na kimwe? ikintu gipfa guhagarara nyine nacyo nkoberwaho cyanyuze n'iriya rutufu na F 75. urayifite? zarashize ko nzifatira ku bitaro by'iwacu. ubuse kuva mu gitondo hari ikintu urashyira mu nda? wumva udashonje? nta kintu mba numva nshaka. nta nubwo ujya wumva ushonje ngo wumve ushaka kurya? wamara umunsi wose utariye ukumva nta kibazo? Birashira. igifu ntabwo kigusaba ibiryo ukumva ntushonje mu mubiri? umubiri mba nshonje uri no gutigita, ariko kuko mbirya nyine bigasa nk'ari bineje ibibazo, nta kundi ubwonko busa n'ububyakiriye. nturye? kubaho rwese birumvikana ko nta kintu kigutunze muri wowe, utunzwe na rwa rushinge witera gusa. ni kwihangana, ariko wenda uraza nubwo washyira ibirenge hano hasi nta kibazo, nubwo utakirirwa usohoka ugerageze weguke wenda use n'uwicara kugira ngo turebe ko byibura haguruka gato. bikomeye cyane. ibibazo buri bunini se nyabaki. Imbe kugora byibura. Umubiri uragutitira nawe wiryamiye ntacyo. nta mbaraga uragira. Kwacina Yesu, izina rya Yesu. Nabibonye rero ko ntabwo biba byoroshye, abantu duca muri byinshi, duca mu buzima butandukanye, umubiri uradutenguha, ni ibintu bisanzwe, ariko uwareba uyu mubyeyi yagira ngo abayeho neza, arabyibushye, arasa neza, ariko siko biri. yatubwiye ko byinshi nagiye mvugisha bakambwira ngo nimbaye ifoto, nabaye ifoto bakavuga ngo nta muntu nguwe ugaragara, nta muntu wagufasha. nkabwira uku ni ukubyimba, ntabwo ari ukubyubaka. mbere ko ifoto zanjye kera ntararwara. unanutse bikomeye, napimaga ibiro 58, 60.
nabaga nabyibushye cyane ariko ubundi mu biro 90 hafi. ntibemere ko urwaye bakagira ngo ni ukubabeshya. ntibabyemera. hari abigeze bagerageza kugira icyo bakora abo buvugizi byibura akagira ugufasha? Ani Pasi niwe aheruka kuza pfiriya ngo twari tumaze igihe tuvugana aza kundeba ariko nawe ntabwo nzi niba ikiganiro yaracyaporodinze cyangwa ataracyaporodinze. komeza kwihangana rero, uburibwe bwo nyine biragaragara ko bufite, ariko amakara agasakoje kubera ko nyine igihe ikintu numvise iki kandi kanjye kuraho hepfo kubera ikintu aka kanya kiri kugufasha numvisha ari rwa rushinge. wenda kamugurire nka zingahe byibura zagufasha muri iyi minsi? nduragura inshinge zigufasha muri iyi minsi 2 mu gihe ukiri hano. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. ko nibyo biryo byawe nyine nirwo rutuma utuza byibura izo ufite nizishira bongere bakugurira izindi kugira ngo bashe. Narananutse kubera guhangayika guhora abana mama wari kure. ntago ugira iyo ubonye mama warira? ndabibona. utekereza iki se? nawe urarira? ubabaye? birababaza kubona umubyeyi wahorana amarira ya buri gihe kandi ntacyo yagufasha, nawe nyine bimutera ikibazo kandi akiri na mutoya. noneho rero mama ndumva naba nkuretse ukiruhukira ko nakugoye cyane, nakuvugishije kandi urushye n'iminota y'urushinge bigiye gushira kandi nsubire mu buribwe. reka rero nusoreje ahangaha, wenda ibindi tuzabimenya nyuma, ariko nkubwira ngo komeze kwihangana. ibibazo nyine bibaho, umubiri ni umubiri, ariko wenda reka turebe ko hari ikizahinduka ku buzima bwawe. ayo mafaranga mu by'ukuri ni menshi, ariko ntabwo ari menshi ku buryo aruta ubuzima bwawe. wenda kubw'Imana ndetse n'amasengesho ashobora kuboneka, kandi naboneka ndakeka bizaba bigenze neza. Bizaba bigenze neza, ariko nanone kubera kurwara igihe kirekire abantu nyine bameze nk'abibagiwe ko nkibaho. kuba mu nzu nkaryama nta muntu tuvugana, nkavugana n'umugabo ari uko atashye, abana abazi ko wapfuye se abantu? abantu benshi bamwe bazi ko napfuye, banze umunsi nagiye hanze nabo bizanabatungura. abantu benshi barangemuriye nyirwara, abandi banyitaho, ariko igihe gishize no kuri telefone nshobora no kumara n'ukwezi nta n'umuntu ambaza amakuru. bavuga bati buriya byararangiye. bavuga byararangiye cyane, nka buriya abantu tuba turi twenyine tutagira imiryango. nyine wenda hari umuntu afite umuryango abavuga ko wamwitaho. wenda turimo gusoza, ariko reka twizere ko abantu bakeka ko wapfuye umunsi umwe bazakubona uri muzima uhagaze ndetse uri no gushima Imana. ariko nyuma yo kugusura twaganiriye byinshi bitandukanye, tukamenya ubuzima bwawe ndetse n'ibibazo ufite, ariko nyuma yaho reka nawe nguhe umwanya ugira icyo ubwira abadukurikiye. turi gukurikirwa n'abantu benshi, gira icyo wumva wabwira abantu aka kanya, cyangwa se icyo wabasaba mu bushobozi bwawe bushya, cyangwa se mu busabe bwawe ufite, cyangwa mu kibazo ufite. wagira ikintu bibwirira, hanyuma wenda nabo bahagira icyo babona bakaba bagufasha nka nyiri ikibazo. koze ku bantu badukurikiye kuri Kigali 250, maze igihe kirekire ndwaye pe, naheze mu nzu, nsohoka mu nzu ngiye kwa muganga. rero ubushobozi bwararangiye, ariko ubushobozi sibwo duhanzeho amaso cyane. burya no guhora umuntu ari mu bwigunge wenyine utagira umuntu umubaza se waramutse ute, nabwo ni ikibazo.
byibura urakaba uryamye n'aho ngaho wumve niba na telefone umuntu akubaza uko waramutse. ariko ubu naho abantu baracecetse nta muntu ukimpamagara. Mbere babanje kujya bampamagara bakansengera bakagira bigeze baza kwishyiramo ko nshobora kuba narapfuye kuko hari igihe bambitse cyane naguye mu ibagiro napfiriye. Barakubitse nk'uwapfuye kandi utapfuye? Narapfuye baranapfunye n'amafoto ndayagira banjyanye muri moruge byose. Abantu rero bamwe bumvise iyo nkuru icyo gihe harimo ababifashe nyine batarabashije kungeraho bageze ko napfuye, ariko ntabwo napfuye. Garutse uteze? Nzi ukuntu byagenze nanjye nongera kugaruka mu buzima bakomeza ama operasiyo. Ariko uvuze ngo warapfura azuka? Yego, biranavugwa abantu barabipostinga live mu masheri barabipostinga. Wenda kankubaze kantu gato cyane abantu bakunda kwibaza nuko bivuzeho, niba warapfuye ukazuka gupfa bimeze bite? niba ubyumva waretse gazakora ubundi ko mfite ubundi buhamya umunsi nakiza. Ntacyo tuzabiganira. Bagiye bamfata amafoto ndayagira muri telefone yanjye, wenda nubishaka ndayakwereka nyuma y'ikiganiro. Ariko ntabwo napfuye, ndacyariho ndi mu nzu. Abantu bakomeze bampamagare, ufite ubushobozi mbona nawe hari ikintu Imana yamukoreye amfashe nivuze birangire. Nyine wagira icyo basaba wumva ukeneye aka kanya, kuko niwe uri kwiyumva urumva wabasaba iki? Icyo nkeneye uyu mwanya, nkeneye amafaranga yo gukoresha kiriya kizami, nkeneye ubushobozi bwo kumfasha gusubira iwacu Cyangugu, nkeneye n'abantu banganiriza. Muri make ukeneye amafaranga yo kwivuza, wenda nakugeza mu rugo n'abantu bakakubaye hafi. Yego. Ngira ngo rero arabibabwiye, ariko kubera ko afite imbaraga nkeya hari ibyo atabasha kuvuga. Ariko reka mbabwire kuko njyewe nabonye uko ameze, kuko njye namwigereyeho atari amakuru nahawe, nabonye ahabo ko hameze, ndetse n'urugendo ruri aho naturutse, kuko yatubwiye n'urugendo ruri iwe ahaba n'inaha. Reka mbwire wowe udukurikiye, arwajwe n'umwana w'imyaka 5. Umwana w'imyaka 5 niwe bari kumwe, ngira ngo muri kumubona. Umwana nawe iyo mama warize nawe ararira, kuko biragora kubona umubyeyi wawe arira ntacyo wamufasha. Niwe umutera urushinge iyo yabuze imbaraga, niwe urumukuramo, niwe umuhereza amazi, niwe umufasha byose. Reka mbwire wowe udukurikiye ufite umutima wo gufasha mu bushobozi bwawe bukeya, ryaba 100 yaba 200, nta mafaranga aba make. Nta mafaranga aba make mu bushobozi bwawe ufite ubwo ari bwo bwose. Ku mutima wawe waba ufite wafasha n'umubyeyi, mu bushobozi bwawe waba ufite wamufasha akagenda wenda akivuza, akareba ko ubuzima bwe bwakongera bukagaruka. Urumva umuntu wapfuye akazuka, iyi saha wasanga Imana imufiteho umugambi mwiza, nyamara wenda ari amafaranga abura. Reka wenda ndekera abantu kuvuga byinshi, ariko uyu mubyeyi arababaje kubera Imana ndetse n'abantu. Reka twizere ko bizagenda neza. Ubutaha nitugaruka reka twizere ko bizaba byatunganye, ariko tuzaza kandi ntabwo tuzajya dutinda. Wenda nubwo utaburi hano, umuntu yanagusanga aho ngaho Icyangugu umuntu akahagera, ariko ntabwo naba nakurebye gutya mu mutererane. Tuzagaruka kukureba, turebe uko umeze, ndetse n'abantu mutwereke izo mbaraga. N'abantu abafite nimero ze mukomeze muhamagare. Ntabwo yapfuye, ni muzima. Abantu mumuzi mumuvugishe, ari mu bwigunge, kandi n'abantu mutwereke urukundo ko muhari nyine ku bwacu. Mukomeze mudufashe nako tugira imbaraga zo gukomeza kumva ko umubyeyi akwiye gukira koko. Ikansoreza aha, wenda ni kuvuga byinshi, ibindi tuzabimenya kuri telefone. Nimero yanjye ya telefone 0787240090. Ubwo wakifuza kumuvugisha yatanze nimero ze, cyangwa se ukanavugisha nanjye ukeneye kumusura, yakurangira cyangwa nanjye nkakurangira, ukanamwigeraho ukareba uko ameze, ubaye ufite uwo mwanya. Ariko ntabwo bimeze neza. Reka rero nsuriza aha, tumureka aruhuke,
natwe dutaha ariko reka twizere ko Imana izakora ibitangazo umubyeyi akongera agahagarara ku maguru ye agashima Imana ndetse n'abantu bamufashije mu bibazo yari afite. Reka dusoreze aha, tuzagaruka tumenye amakuru ye nyuma y'uko twamusuye turebe uko ameze nimba hari icyahindutse mu buzima bwe bwa buri munsi.